Pasita Claude uragapfa, mpano y'Imana uragapfa, abavuze kuri vava nabi Imana izabahana bajaja mu muriro. Inde nande? Pasita Claude na mpano y'Imana. Umunsi nzahorana Pasita Claude cyangwa umwana we nzamukubita cyangwa mutwe. Bose baramwishe. Icyambabaza ni uko bavuze ngo ni ubutwi kuko ndiyigwariye. Ikindi cyambabaje baramuhanuriye birangira apfuye. Kandi Pastor Claude ageze hano wabivuga? Nabivuga. Mumuzana sinakwirukanka. Hano y'Imana wageze hano sinababwica namutera amabava Imana izamurinde Imana amafaranga abana bavava nimba vava yarasize amafaranga abana bazagafata bajya guhaha icyo bashaka. Vava twarakorana kari inshuti. Vava Imana izamurinde mu butaka bwe yagiyemo izamurinde. Kuki utaba wa mbere? Teacher Arabera. Teacher Arabera? Agenda wibeshya. Arabera bwanga ndaje ngukosore, Gasikire ndaje ngukosore, Fabrice ndaje ngukosore. Queen mwana wanje. Yego papa mwana wanje. Dutwike mwana wanje. Twakongaye mwana wanje. Reka nongere mbahereza ikaze akunze Slim Jesus TV, nangire mbasuza mbifuriza komeza kugubwa neza aho muri mwese. Umunsi ndi kumwe n'umwana ukiri muto cyane tugiye kuganira, akaba yazanye na papa we nawe turibuze kwa twaganira. Umeze gute umwana? Meze neza. Bakwita ngo iki? Banyita icyamamare. Bakwita icyamamare, zamura kamikoro neza icyamamare. Gutyo ku munwa fresh. Bakwita icyamamare. Icyamamare nde? Queen. Icyamamare Queen. Okay, tujye kuganira icyamamare Queen. Ejo bundi nabonye ibiganiro, nabivuze ngo tuganira uko ari umwana. Ejo ndakiganira nabonye ngo urimo uravuga ngo wagize gutya ngo urababara ngo ubonye dore imbogo yapfuye. Byagenze bite? Ninduza Pastor Claude. Yaravuze ngo azapfa na mpano y'Imana baramuhanurira birangira yapfuye. Birangira apfuye. Ese dore imbogo wari umuzi? Imbogo nari muzi. Wari umuzi he kandi? Namurebye ku mashusho. Wamurebye ku mashusho? Urangije tubona yapfuye? Si byakubabaje? Yego, byarakubabaje. Byarakubabaje cyane. Ndetse ikintu cyakubabaje ni ikihe kuba umuntu yapfa kandi ukiri umwana? Ku kintu cyakubabaje ni ikihe? Kandi cyambabaje ni Pastor Claude wavuze ngo ni ubutwiko. Yavuga ngo ni ugutwika? Kandi atari ugutwika. Wabwiye n'iki se ko atarimo aratwika aho? Kandi yari arwaye. Yari arwaye? Wumvaga bavuga ko arwaye iki? Mu mugongo. Mwana afite amakuru yose 100%. Kwiye ufite imyaka ingahe se? 8. Imyaka 8. Wiga mu kangahe? Wa kabiri. Wiga mu kabiri. Primaire? Harya hano kina comedy bahita ngo iki? Nyacyonga. Cyananye bahita ngo iki mwana? Bahita Bikari comedy. Okay. Ni umwana muto cyane tugiye kuganira, akaba umwana ukina comedy ngaho bita muri Bikari comedy, mugena mukurikirana. Impamvu namuzanye nyine namwumvishe ko n'umwana utangaje, n'umwana utangaje ushobora kureba ibintu bigezweho akaba yavuga ati nanjye ndashaka kugira ikintu mbivugaho. Urumva ko nawe ni muri babasesenguzi b'abana. Si byose? None Queen, tukaruke rero. None ubundi Pastor Claude wari usanzwe umuzi? Pastor Claude nari wari usanzwe umuzi? Wararamubonye he? Waramubonye mu ifoto? Yego. Na dore imbogo urangije uramubona? Nabonye dore imbogo naramubonye na mpano y'Imana. Dore imbogo na mpano y'Imana arababonye. Wamubonye kumwe na mpano y'Imana? Bari gukora iki? Bari gukora iki? bari kuganirira kuri nduza ngo azapfa banamuhanurira kuri dore imbogo. Baramuhanurira.
none se wowe nyuma yo kumva wenda ngo dore imboga yapfuye wahise umera ute wabyakiriye ute kandi Ikintu cyo nakoze narababaye mu mutima wanjye. warabaye mu mutima wawe wumva uhombye umuntu ukomeye yego ni ikihe kintu utazibagirwa kuri dore imbogo Dore imbogo twarakoranye dukina na komedi. yego waramukundaga cyane Naramukundaga cyane. yego none Queen reka papa aza yicara aho ngaho ku ruhande tuganire ibyo byiza. Yes, reka dukomeze. Urabona ko bisaba ngombwa ko twita tugaruka noneho turi kumwe n'undi musore ku ruhande rwatuzaniye umwana ukiri muto cyane bita ngo icyamamare Queen. Tugiye kuganira ngo hayi ikaze bagwe mikoro na tubanze tuganire gake. Bakwita ngo iki? Ngi banyita Bikari comedian. Bikari comedian. Yego. Uwo mwana se Queen muhuriye ku ki wowe nawe? Ayo nguyu se. Uyu nguyu ni umwana wanjye. Ni umwana wawe? Ibyo bintu bya dore imbogo n'ibiki byose sizo story yazikuye. Ni ukuvuga ngo uyu mwana bikora neza nibyo byiza. Uyu mwana akunda kureba ibintu bya social media kabisa. Noneho hari ukuntu yabonye amakuru nyine urabizi ngo umuntu nawe arabikora kandi barakoranye. Yabonye amafoto kuri YouTube bavuga ngo dore imbogo ngo yapfuye. Noneho umwana biramubabaza kuko twari tunagiye gushutinga umunsi nta nubwo yashutinze. Yarafite agahinda kenshi bya danje. Ndamubaza se no kubera iki ngo sinumvisha ngo bamushuta wanjye se ngo dore imbogo ngo yapfuye. Cyabikora nta kindi yakoze yahise ajya kuri telefone areba inkuru zose zivuga kuri dore imbogo. Arazireba. Noneho nawe tinya umwana wamenye n'ababikoze cyangwa se n'abavuze ati ngo nugutwika cyangwa se bavuga ngo baramuhanuriye. Urumva nawe abo bantu yarabamenye kubera iki kubera nyine buri nkuru yose yakoze kuri dore imbogo yarayimenye kabisa. Uyu mwana afite impano idasanzwe. Afite ababyeyi bombi. Ukaba uri we papa we. None ndagira ngo noneho tugerageze tugaragaze n'imana yiwe cyane cyane katwibanda bamugani kuri ibyo ngibyo bya dore imbogo ni iki. Mumfashe noneho ugende umubazo tubazo tumwe na tumwe kumve nimba ari tayari cyane. Kweli umaze ute? Meze sawa. Umeze fresh? Ariko ngo umushuti wawe yarapfuye. Kubera iki se wabimenye? Akira mutiza mikoro. Wabimenye ute ko yapfuye? Ntuza Pastor Claude yaravuze ngo azapfa. Hano y'Imana aravuga aramuganurira ngo azapfa. Byarangiye yapfuye. Wabimenye ute rero nyine wamenye ute ko ari bo babikoze? Kari bo babikoze? Kundu nabimenye. Nababonye kuri social media bari kubivuga. Ngo iki? Ngo bara ngo ni ubutwiko kandi dore imbogo yirwariye. Yari yirwariye. None se weho ukibibona wabigenje ute? Wabigenje ute ukibibona ko umushuti wawe yapfuye? Warababaye. Umaze kubabara se wamenye icyo wabwiye babandi bamwishe cyangwa se babandi bavuze ngo bamuhanuriye ngo azapfa? Ngaho babwira abanyarwanda icyo wahise uvuga mu mutima wawe mbese ukimara kubibona. Ngo waravuze bazaja mu muriro. Nande? Pastor Claude na Mano y'Imana. Kubera ari bo babikoze. None se ngaho ariko narumvishije ku kiganiro cyangwa ngo abarahindiye n'indirimbo. Ngaho bibwira abanyarwanda bayumve. Pastor Claude uragapfa, Mano y'Imana uragapfa, abavuze kuri vava nabi Imana izabahana. Urabatwitse. None se ubeho nyine ukimara kubaririmbira gusa ibaza umunsi uzahura na Pastor Claude. Umunsi nzahura na Pastor Claude cyangwa umwana we nzamukubita cyangwa mutwe. Weho yifatira hano gusa. None se ubwo Pastor Claude wamushobora? Namutuka agukubise se? Akangubita ariko nanamutuka. Ariko mbese intego yawe niyo kumutuka kubera iki wamutuka? Yaravuze ngo dore imbogo ngo ni ubutwiko kandi yari yirwariye. Ngo ni ubutwiko kandi yari yirwariye?
hase ntabwo waba warabyumvise nabi. None se impano y'Imana we mupfiki? Hano Imana icyo dupfa nuko yanuriye dore imbogo ngazapfa biranga napfuye. Bivuge ko ari wamwishe? Bose baramwishe. Bose ahise ufata icyemezo ko babishe. None impano y'Imana we umunsi muzahura? Umunsi tuzahura gaterura mbiteneruka. Ndamutera gaterura mbiteneruka. Gaterura ntabwo nyizi. Ni gute? Uhita wiruka kubera iki rero uzayimutera? Kubera yamuhanuriye ngazapfa birangira arapfuye. Umeze nose urumva neza yuko ari wowe wabikoze cyangwa naho urapapira? Bose barabikoze. Nine urumva wowe dore imbogo kutagiye kumushinguraho. Wari akana kandi abana ntabwo bemerewe gushingura. Noneho sibyo turagera ubwira abanyarwanda sibyo ikintu cyaba cyarakubabaje cyabaye kuri Vava sibyo ubasobanuriye neza ubabwira ati cyambabaje ni iki ngiki niki. Icyambabaje nuko bavuze ngo ni ubutwi kuko ndigwari. Ikindi cyambabaje baravuga baramuhanuriye birangira apfuye. None se wabimenye ute? Kari agatwiko ubwo se babaye barabimenye? Nabibonye kuri social media. Kari gutwika se? Kari gutwika. Abanyarwanda basobanurire neza babwire nyine ibyo rukumbwira. Ngaho babwira ngo wabonye ngara agatwiko. Nuko nabonye ari agatwiko banari kumuhanurira ngo azapfa birangira napfuye. None se wowe ubwo kandi Pastor Claude ageze hano wabivuga? Nabivuga mumuzane. Bamuzane? Kandi ageze hano wakwirukanga wati? Sinakwirukanga. Uri sure? Kandi reka mukanya tugiye kumuhamagara ze hano. Nagira hano singubone wirukanga. Naho impano y'Imana se ubwo ageze hano? Hano y'Imana wageze hano sinababwiye namutera. Wamutera? Mbese uwo yumvaga kuri social media cyane ni Pastor Claude na mpano y'Imana kubera yuko hari ngakaboro nduza mpano y'Imana yakoze arikubwiye ati Vava ngo nta myaka ingahe ngashigaze kuri isi cyangwa nta cyumweru. Yaravuze ngo nta cyumweru yamara. Icyarukora muri icyo gihe ntanibwo yapfuye. Impano y'Imana wasanga anabikora ariko. Wasoje kumubaza? Nawe wamubaza ntari unakagusubiza. None se kwi katse ngo baze nta wundi muntu wo hanze. Noneho akandu kamwe ngaho bwira icyo ubwira nga mama wa Vava wasigaye. Mama wa Vava Imana izamurinde umuhana amafaranga. Abana ba Vava nimba Vava yarasize amafaranga mfata mikoro neza. Nimba Vava yarasize amafaranga abana bazagafata bajya guhaha icyo bashaka. Kubera iki azaha icyo bashaka? Kubera Vava yapfuye. None se ngababyeyi ba Vava mama na papa none ubwo wowe nawe imagine basigaye mu kahe gahinda? Basigaye mu gahinda kenshi. Nawe ariyo mpamvu byakubabaje nyine? Niyo mpamvu byambabaje. None se kawetse mubaza sibyo wenda ng'umuntu wabonye wari ufite iyihe ntego wari ufite mbese ni iki weho wumvaga Vava zakumarira? Vava twarakorana twari inshuti tugakinira komedi tugakorana n'akazi. Mwakoranaga n'akazi mbese yari inshuti yawe bya hatari? None ngaho basi ngaho dufashe sibyo umunota umwe usengere Vava hari
umusengere Vava Imana izamurinde ubutaka bwarimo izamurinde. shiraho mikoro ngaho senga tangira isengesho. Vava Imana izamurinde mu butaka bwe yagiyemo izamurinde. roho izamurinde. nuko roho nimara kumurinda imuha umugisha. urashoje ariko uzi ko ukaze ngaho basibwira abantu bakurikirana Slim Jesus babwire ngakandi uko waba warakinye sibyo kasetsa abantu siko bimeze ngaho babwire kuri filime wakinye. Nakinye kwa mugabo w'umupfapfa. Ego byari bimeze bite rero? Byari bimeze bite ibyo bintu by'umugabo w'umupfapfa? Ego umugabo w'umupfapfa amafaranga yaragaryaga yagajana mu rusengero Imana tuba yaramwumvishe. mujye mukoresha mikoro mwese gutya. yarayaryaga akayajyana nuko yamara kuyarya akahita aja muri kabari. akajya muri kabari. Yego dukomeze rero. Uyu mwana biragaragara ko ufite ibintu byinshi wamutojeje n'uwawe w'umunda. Ibintu se yatangiye kubyiga ryari? ni ukuvuga ngo uyu nguyu aba Gisenyi njye mbi Kigali. Yego uyu mwana njye ubwanjye namenye ko afite impano. hari utuboro tw'udusketch bajya bakora ku ishuri. ni ukuvuga ngo we yarasetsaga mbese umuntu uza mu ishuri yarabukoraga kandi no mu ishuri we yari umuhanga mbese arisanzura ku bandi bose akajya basetsa ibintu avuga. mwarimu wawe niwe wampamagaye arambwira ati se uyu mwana wazamushakira ikigo cyigisha ibintu bya entertainment umuziki kuko akunda no kuririmba cyane. akunda kujya mu rusengero cyane akanaririmba kubera sinzi n'amatorero babamo iyo ngiyo kandi aba no muri groupe ya korali. ariko we ntabwo umubana. aya ntabwo tubana. none se ubwo ngubwo umuntu umukurikirana kugira ngo impano yizamuke ninde? ni ukuvuga ngo ntabwo turabona umuntu wamufasha kugira impano yizamuke. njye mfite YouTube channel njye bakimara kumbwira gutyo kandi noneho byahuje nuko njyewe n'umwakiteri na filime kandi nkaba mfite YouTube channel yanjye kandi mfite n'ibikoresho. ndavuga ati rero kuva mfite ibikoresho kandi nkaba mfite na YouTube channel reka muzaneho byibura abantu bagira ute bazahamumenyere. ubu ngubu tuvugana ndaza no kuba nayipininga wenda ya channel yawe sibyo. ubu tuvugana umwana ari muri vacances. ese ntaramuka asubiye ku ishuri ubwo urumva nyine akajya kure yawe urumva atari ibibazo nyine ku mpano ye? sibwo bwa mbere yaza. asanzwe aza muri vacances agakina ibiruhuko byashira agasubira ku ishuri. Ariko ni nabyiza ko umwana nyine mu gihe cyo kwiga agomba kuba ari kwiga ikindi gihe akaza nyine akaba ari no kuruhuka mu mutwe uri no kumufasha. ni ibintu byiza cyane. hanyuma abantu baravuga bati se uyu mwana wazanye muri social media ku myaka 8 nubwo nyine yavuze ngo ni byiza ko agira igihe cyo kwiga n'icyo kuruhuka. ariko nawe ubona nta kintu bizangiza ku mashuri ye. ahubwo no kuvuga ngo uyu mwana iyo ari iyo ngiyo nta bitewe n'imirimo mu cyaro yarayize sibyo. se n'ababyeyi n'ahaba urumva bimwangiza mu mutwe ahubwo bigatuma adatekereza neza. ariko iyo ari n'ahangaha akajya nyine nga gutya ng'abakinnyi bacu sibyo ubundi ahita aba umusosiyabure bigatuma nabwo aruhuka no mu bwongo ahubwo akaba n'umuhanga cyane wo gukurikirana ibintu kuko niba umuhaye script uyu ni wa mwana nandikira script ibyo namwandikiye sibyo akina yandika mbese we akina bivuye mu mutwe we mpfa ko namuhaye icyo akinaho gusa ubundi ibindi byose arashwanya gusa. Umukoro mwagitari mwiza na mama we yigeze akina ku mafilime se? Oya. ubwo ngubwo afite yabikomoye kuri se. yabikomoye kuri se. Ubwo se muba muri kubana wowe nawe gusa muri iyi minsi? muri iyi minsi tumbana nawe gusa. akazi si imikorere. imikorere uri gukora nyine mu buzima busanzwe uri gukora icyo wenda ku buryo wenda umwana ubasha kumwitaho.
nuko ngo ngewe ni umukameramani. Yego. Ni umukameramani nkora n'akandi kazi kagiye gatandukanye, nkora ibintu by'amafilime, ibintu byo kweditinga indirimbo se, ibintu byo gukamera ako bagiye barama n'akazi ko gufotora n'ubukwe. Yego. Mumereza Queen rero. Akira. Queen. Kara. Ukunda uwe muhanzi? Umuhanzi. Uwo ngunda. Umuhanzi ukunda mu Rwanda, muhanzi bose? Nagakunda abahanzi. Ahubwo nge hari indirimbo nyine urabizi ubwo uyu mwana kubera abari mu cyaro no kubona telefone ayibona ariko ageze nahanga, ariko hari indirimbo yambwiye kunda. Ubwo bivuga nyine niba iyo ndirimbo yize akaba ayikunda, urumva bakunda uwo muhanzi. Ahubwo kereka yababwira akunda iyihe ndirimbo iyo yabaze. Ukunda iyo ndirimbo? Nkunda indirimbo jewe nzi kuririmba itondeka inyuguti mundega amatwi baririmbire jewe nzi kuririmba ngomuki abashada efagaha ijakaramana oparasata uva wayaza jewe nzi kuririmba. Yego. None iyo muhanzi none zino z'abahanzi basa ngiye wumva muri radio ni iyi Tabanaye, tabana nawe baby bana, bana bana bana, tabana nawe baby bana. Uwo mwanzi hari ukuntu sinzi ukuntu ajya bikora urumva, hajya yandi waruvuga ngo mu mugongo ni iki? Munda. Munda ngaho nagukora sinzi akaboro kakora ngo munda kakandi ko jyuhorera turi mu rugo. Hari akaboro ajya kunda gukora, basi ndashaka hagarara hana kadukoreraho gatoya. Kibazo. Ngaho kadukorera. Munda. Twagiye rero? Twagiye kakaboro jyukunda. Arane no kuririmba? Nagakora ari kuririmba. Mwegereza mikoro nta kibazo. Ngaho twagiye gakora. Indirimbo yese ndi kwibuka. Naguri kwibuka. Munda. Ngaho ikora bwa bundi bwa just jyukora. Okay. Ngayicarira. None iyo ndirimbo umaje kuririmba se uzi nyirayo? Indirimbo maze bana. Ntabwo umuzi. Urumva nyine ninga kwakundi nyine ngo mu cyaro hakunda kuba uturadio nyine twa fake nawe urabizi. Ugasanga nahaba nabo kugira ngo ubone batunze smartphone n'indamba. Okay, ni fresh cyane. Ni fresh. So wowe kugira ngo noneho uhitemo kuwatuma amenya bino bintu byatura imbogo no kubera iki? Kandi yarumva yari muri umwana atakwiriye kumenya ibintu by'abapfuye n'ibiki. Nyine no kuvuga ngo nawe agira amaranga mutima. Siko bimeze kandi no umuntu bakinanye. Yego. Bakinanye video zigera muri video enye. Urumva? Niba barakinanye akabona poste. Yego. Akabona poste abantu bavuga kuri social media kuko iyo ni mu rugo. Fone yanjye ni ubu yifite. Sibyo? Fone yanjye ni ubu yifite. Urumva nyine niba yarumvishije hiryo jambo ngo dore imbogo ngo yapfuye. Uyu ni umwana mukuru wo kumenya umuntu ngo gupfa ni iki arabizi. Urumva? Yego. Ntabwo yari kunanirwa kugira ute kubimenya. Cyabikora aho atari kubimenya usanga yapfuye akiba mu cyaro. Ntabwo byo yari kubimenya byari kugorana. Yego. Ni byiza cyane kamushimire rero kuba ufata umwana wa nyine ukamufasha muri ubwo buryo akayabasha no gusobanukirwa ibintu bimwe na bimwe bizatuma nyine akura neza tu. Nicyo kintu navuga yaba no mu mpano kuko aba bantu benshi hano bazi ufata umwana we nyine akanga kumufasha mu mpano we nyine akabiterera iyo akabona ko nyine biba bimeze neza. Uretse kuba yakina filme nize mpano afite se ubundi mu ishuri biba bimeze bitanye agiye amanota meza cyangwa n'ibibazo? Nawe yakwibwira amanota agira we n'amasomo menshi arayumva cyane byatari kuko agira no kujya mu wa gatatu ubu ngubu. Amasomo menshi arayumva yakubwiraho akakubwira n'umwanya yabaye n'amanota yagize no mu mwaka no mu gihembwe arayazi. Aba wakangaye kwe? Abaye wa karindwi. Wiga mu wa kabiri. Cyangwa ngo nibwo ugiye kujya mu wa kabiri? Ubu ngo ugiye kujya mu wa gatatu. Kuki utaba wa mbere?
Teacher araberaga. Teacher arabera agenda wibeshye Araberaga uwabaye uwa mbere yararaba uwa kabiri. yari kuba uwa kabiri none uwaba wa kabiri akaba uwa kangahe Uwa mbere wowe ukaba uwa kangahe rero cyangwa uwa gatanu. ese kuki wabaye uwa mbere bamugize uwa mbere ahubwo abaye wa kabiri yegeza mikoro neza kuki wabaye uwa mbere bamugize uwa mbere yari kuba uwa kabiri Ni teacher wanabikoze kubera yabonye se ahari. yabonye papa ahari yaje kumva amanota kandi uwabaye uwa kabiri ntabwo ababyeyi be bari baje none se kuki bakugize uwa karindwi no kubera iki Teacher araberaga. Teacher arabera none se wagize amanota angahe Ngize amanota 89. 89 none 89 bakugira uwa karindwi ariko urumva abaye wakure no gure kuvuga ngo barakubereye abaye wakure kwi mbere wari usanzwe uwa kangahe Mbuwa kane namo wa gatatu. nabaga uwa kane n'uwa gatatu wasubiye inyuma disi ni ibiki byakurangaje byatumye usubira inyuma kubera iki utongeye kuba uwa kabiri kuki utongeye kuba uwa kabiri teacher yarabereye utinza gusubiza nkaho teacher atabereye Arabera. aya mwiza ibintu bikomeye buriya sibyo ngo ngaho tubwira amasomo cyangwa wasibaga ku ishuri Sinarinzi. nese kuki udasiba n'ubu wa mbere ukaba uwa karindwi koko none oya ngo ngaho kugira tumenye ko yabereye sibyo natubwire amasomo yumva sibyo kugira nubwo turamufata tukamenya teacher ko yabereye koko tubwira amasomo ni rihe somo wumva Ni English. ngo wumva English ni Kinyarwanda na sepi. English ni Kinyarwanda na sepi Amasomo atatu gose. yego niyo wumva cyane neza cyane so mwana reka tugiye ku musozo umuntu ushaka kubakurikirana ushaka kureba ibikorwa byanyu yabasanga he ni ukwango ashaka kudukurikirana yadusanga kuri YouTube channel yitwa Bikari Comedy yego Bikari Comedy no yabasanga zindi social media mbo TikTok turayikoresha Instagram naho ni Bikari Comedy na TikTok ni Bikari Comedy none hari nindi channel dushiraho ibiganiro bye nyine yego bahita Ntare y'u Rwanda ibiganiro byiwe yenyine bijyanye n'iki se content ibyo biganiro ni nyine content yitwa Twika twika ubwo muri gutwika ibiti yakubwira hari akaboro nyine tujya dukora sibyo kaga challenge ukunda nagatangira ngo utangira Twika twumve mukore Twika turebe Twika byadanje Bikari mwana wanjye tubatwike mwana wanjye yego tubakongera mwana wanjye urumva na kaboro turi gukora nyine mukabatwika gute nyine nyine no kuvuga ngo ngabavuze ngibintu bidahwitse urumva ngabavuze ngamagambo mabi ubundi turatwika yego akira mufate kuri mikoro no munsi dutwika umuntu mwe nacyo kintu tugiye gusorezaho kwini mwana wanjye yego papa mwana wanjye dutwike mwana wanjye twakongera mwana wanjye kwa ubu ngubu kakajwe tumutwike ngaho mukongore mubwira ikintu kimukongora cyangwa se uzane ya challenge yawe ya ntuza yo kuri Bwenge Bwenge hajya nande ngaho batwike Bwenge na Gasikiri na Fabrice ndaje mbakosore bakosore ubatwike ngaho mubwire cya kindi wigeze kuvuga urumva ngo ugiye kubakongora ngo batwike ninde wari ugiye gukongora ngaho hita umutwikira ngaha ubwo nagiye gukongora ni Bwenge na Fabrice na Gasikiri babwira ati bya bindi watubwiye nyine babwire Bwenge ndaje ngukosore Gasikiri ndaje ngukosore Fabrice ndaje ngukosore kwa turabatwitse